Bahaye ikaze kuri Reba Kure TV, iki ni episode ya kabiri twigire hamwe aya magambo. Irya mbere tugiye twigira hamwe, nta gihe ntacyo uzategereza ko ibibazo birangira, buri buzima bugira ibibazo byabwo. Icyo ugomba gukora ni uguhora witeguye. Ni ukuvuga ngo ubuzima uriho bwose, waba ufite ubushobozi buhagije, waba utabufite, buri buzima bugira ibibazo byabwo. Niba ufite ubuzima bwiza, tuvuge gutyo, ntibivuze yuko nta bibazo ushobora guhura nabyo. Buri buzima rero bugira ibibazo byabwo, uko waba umeze kose, waba uri umukire, waba uri umukene, mbega uko waba uri kose, niko n'ibibazo bingana. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubaho ubuzima bw'ibibazo n'ibisubizo, tubaho dushaka ibisubizo by'ibibazo tugenda duhura nabyo. Nta buzima rero twabaho twe nk'abantu nta bibazo. Irya kabiri, mu buzima jya uhora hagati no hagati, ujye wirinda gukabya, ureke kwigenzura kwawe kuba kunyembaraga. Ni ukuvuga ikikurimo indani kireke gisohoke. Wigendera kuko kanaka ameze, cyangwa se ko arimo akubwira ngo kora iki, oya, reka wowe ubwawe, wowe ikikurimo indani aricyo ukora. Mbega ukoresha umutima nama wawe wose, nibwo uraba ukoresheje, cyangwa se uraba uretse kwigenzura kwawe kukaba kunyembaraga. Si ngombwa ko hari undi muntu ugomba kukugenzura bihagije, cyangwa se kukugenzura uretse wowe n'umutimanama wawe w'indani, akaba ariwo ukoresha, hanyuma ukaba urigenzuye, cyangwa se ukwigenzura kukaba ukunyembaraga. Njye ni Dusengumuremyi Emmanuel, ndagushimiye cyane, wakoze. Ndagusaba gukora subscribe, tuzagaruke n'ubutaha mu gice cya gatatu, twigira hamwe aya amagambo y'ubwenge. Nizere yuko arimo agushimisha. Murakoze.